hariho icyo nshaka kubabwira ubwo nabashije kuruhukira ahangaha. Mu gihe gishize twagize igiterane hariya kuri convention center, ku isabato tugira igiterane hariya kuri stade Amahoro, ariko abenshi ntabwo babashije kukizamo kuko bavuga bati itorero ry'abadivantisi rimaze kuyoba. Abandi baza kuvuga ngo itorero ry'abadivantisi rimaze kugera muri cya kibaya cya Dura. Bene data namwe bashiki banjye, ntabwo ari aho itorero rigeze. Za speculation cyangwa ibyo abantu bibwira, ndagira ngo mbabwire ko atari byo. Itorero rifite umurongo rigenderaho, ariko kandi igihe muzabona mpagararanye n'uwirindi dini ntimuzagire ngo ubwo ngubwo ngo yanyihanishije. Muri kumva ariko ntimuzabitekereze. Hari indi migambi ibihari yerekeye gukiza abantu, dufasha n'igihugu. Ku itorero ry'abadivantisi cyangwa n'imatoro yose dufite gahunda yo guhuriza hamwe kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge, kuko byugarije iki gihugu. Leta icyo yadusabye ni ukuvuga ngo amatorero baravuga ibintu bigakorwa, none reka tubitabaze. Igihe umuntu akwitabaje ati abantu bariho bapfa bahagaze, mwebwe abanyamatorero biri mu nshingano zanyu zo gukiza ibitekerezo by'abo bantu. Ntabwo rero icyo gihe babinsaba ngo twebwe abadivantisi ngo ibyo ngibyo ntabwo tujya tubijyamo, tujya dusobanukirwa neza. Mu minsi ishize bamwe barabimenye, ndetse bamwe wenda babigiraho n'amagambo. Umuyobozi wanyu ari wenjye nagiye i Roma, batubwa yagiye i Roma nta kindi yagiye gukora. No, ntabwo ari ibyo ngibyo. Hari bimwe twagombaga kureba. Abantu benshi bagiye barengana bitewe na Constante wari uhari. Ibyo ukajya kubireba, ukarebaho babashyinguraga, ukarebaho Paul na Petero bari bafungiwe, ariko ntabwo bivuze ngo amatora agiye kwihuza. Ndagira ngo bahumurize, ibyo ngibyo ntabwo bizaba kandi siko biri, kugira ngo itorero ribashe gusobanukirwa. Ntabwo n'Imana ishobora kunyemerera kugira ngo nkomeze nyobore kandi ndi kuyobya itorero. Muri kumva hari? Ndagira rero kugira ngo abona nk'ibyo ngibyo ntibazaje bavuga bati ibintu bimeze bityo. Kuri 29 tuzatera hariya muri ka Kigali muri arya mahema, aho amatorero yose zabateranye, ariko duteranijwe no kurwanya ibiyobyabwenge. Dushaka kubirandura burundu, dufatanije n'igipolisi kugira ngo gikumire iyo business iza mu gihugu cyacu, kugira ngo yo kugihindanya. Izo ni inshingano yawe, ni inshingano yanjye, ni inshingano yacu twese, kugira ngo twubake iki gihugu, twubake abakristo bazima. Turabararitse rero kugira ngo muzaze muri uwo mugoroba kuri 29, muzamenyeshwa abazaba bashaka gukurikira ngo babirebe aho ngaho. Ikindi nakwifuza kuba nababwira nuko uyu mwaka tugiye gutangira w'ibihumbi 2019 twitegura isabukuru y'itorero ry'abadivantisi rimaze imyaka 100 ribaye mu Rwanda. Imana rero yaguhaye amahirwe wowe nanjye kugira ngo iyo myaka 100 ishire turiho. Bamwe twavutse umurimo utaratangira, ariko noneho tugeze ku myaka 100 turiho. Reka tuzagire kwishima no gucelebratinga hariya kuri stade Amahoro mu kwezi kwa 9
igihe umuyobozi w'itorero ku isi yose azaba yaje, kuko tuzaba twaramuraritse. Kandi icyo gihe turifuza ko nibura icyo gihe tuzaba twageze kubizera 1 miliyoni. Icyo gihe tuzaba tuyigezeho. Ubu tumaze kugera ku 900 na kimwe n'amagana ngahe, kandi uyu mwaka utararangira. Turizera rero ko tuzaba tugeze kuri urwo rugero. Iyo mbabwira ibi ngibi nuko mba nduhukiye ngaha, nakwifuza yuko nabibwira itorero ryose mu Rwanda, ariko ko nagize amahirwe nkarukira ngaha no kugira ngo mbibabwire. Mwitegure rero, musabe Imana kugira ngo icyo giterane tuzakibonemo imigisha, kandi kizongere kuduha imbaraga zituma dukora mu gihe tukiriho, kugeza igihe Yesu azazira.